Yesu Kristo. Imana kandi kubona yemeye ko twongera kuboneka kuri mugoroba turi bazima. Tunamshukuru Mungu kwamba ametukunanisha katika jioni ya leo tukiwa hai. Kandi twese ikadushyiramo inyota kugira ngo tugere imbere yayo. Sote anatuweka chini ya kufika mbele yake. Ibikoze ntabwo cyubahiro. Na hiyo apewe sifa. Akaririmbo kagufika meditation. Kwa nyimbo fupi ya kujitafakari. Abaririmbyi barakayobora buri muntu wese yimira mu mutima we kugira ngo ayobore isengesho. Waimbaji wataiongoza kila mtu na iko na jitafakari. Mbere yuko dusoma ibyanditswe ngaho tusome maandiko bashyira ku karirimbo ka meditation. Awekele nyimbo ya kujiosha. Nyuma buri muntu wese ari gusengera. Baada ya kila mtu ataongoza ombi. Amen. Amen. Yawiriwe wavuze nabi mutima watekereje nabubitewe n'umubiri none umwanya ugezemo mutima we tekereza neza ku by'Imana. Yawiriwe wavuze nabi watekereje naho bitewe n'umubiri none umwanya ugezemo umutima we tekereza neza ku by'Imana. Tekereza urukundo rw'Imana. Tekereza twingenge Frere Damien ayobora isengesho kuva gutangira mu izina rya Yesu Kristo. Ndugu Damien kwa kuongoza ombi ya kwanza makusanyiko. Wera Israeli mubyeyi mwiza Yesu Kristo, turagushimiye twimbariza ko waturinze mu mpande zitandukanye mu mirimo itandukanye, komeza kwa natwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wavuze ko iyo turi iwacu tuba turi mu mubiri kandi turi kure yawe, twaba twagiye kureba mu ntekerezo, mu bikorwa, mu mvugo, mu kureba munsi y'amaraso mwami, turya turwendahenze tukujya kugira ngo utubabarire, utwezeshe ezobu turera turushe urubura. Uri Imana y'imbabazi nyinshi, ongera utubabarire mwami, maze nutureba utureba mu maso y'imbabazi, nutureba utureba munsi y'amaraso yawe. Ni ukuri abera bawe nongeye kuzamura ibitambo byabo. Abana we bakubwiye Yesu aho biriwe, bakubwiye ibibananiye, bakubwiye ibibaremerera, ndetse banaguha amashimwe. Nanjye nzamuye amasengesho yose kugira ngo yakire mu izina Yesu Kristo. Emera uyu mugoroba uno munsi utubere umugoroba w'umugisha. Turateranye nawe ngwino utangira natwe kandi uruka natwe amateraniro y'umugisha. Uwaje wese imbere yawe natahe nk'uko yaje atahe akubonye. Tukoresha ibice byose birakorerwa hano mwami kugira ngo uberwe nawe, umwuka wera amanuke abigenge, Satani n'ingabo ze kongera kubajyana no kwiruka ngo batsindwe, maze ibyo ushima n'ibyo ukunda aho bigomeza kuganza muri amateraniro igaragaze muri byose. We icyubahiro ku murimo wawe tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.
amen. turahaguruka Simama dusome igitabo cya Zaburi, nasoma kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 94. Zaburi ya 94 turasoma duhere ku murongo wa 9 tugeze kuri kuanzia shairi ya 19. 9 hadi 19. uwahabonye yabasha gusoma. Aliyepata hapo ataweza kusoma. Zaburi 94, Zaburi 94 umurongo w'9 kugeza kuri shairi ya 19. 9 hadi 19. yashyizeho ugutwi yizumva yaremwe yashyizeho ugutwi ntizumva yaremye ijisho ntizareba ihanisha amahanga ibihano ntizahana siyo yigisha abantu ubwenge. Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa. Uwiteka hahirwa umuntu uhana akamwigisha amategeko yawe kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba y'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya. Kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe kandi atazareka umwandu we, kuko guca imanza kuzasubira ku kutabera, kandi abafite imitima itunganye bose bazabishima. Ninde uzahaguruka akantabara kurwanya abanyabyaha? Ninde uzahaguruka mu ruhande rwanjye akarwanya inkozi z'ibibi? Iyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye, ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahashecekerwa. Nkivuga nti ikirenge cyanjye kiranyereye. Imbabazi zawe Uwiteka zarandamiye. Iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo mpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Mbese intebe y'umunyarugomo izafatanya nawe kugira amategeko utware urwitwazo rw'igomo. Bateranira gutera ubugingo bw'umukiranutsi, bagacira iteka amaraso atariho urubanza. Ariko Uwiteka ni igihome kirekire kinkingira. Imana yanjye ni igitare cy'ubugingo bwanjye, kandi izagaruraho gukiranirwa kwabo, izabarimburira mu byaha byabo. Uwiteka Imana yacu izabarimbura. Amen. Amen. Reka muri data turi kumwe ari gusengesho, hanyuma ambaye tulikuwa pamoja ataongoza ombi. Frere Beniste abitegura kutibara mu ndirimbo z'abagazi. Beniste naye atakuwa tayari kutuongoza katika nyimbo. Turagushimiye kandi Imana ishobora byose. Tugushimiye umutumirano wawe mwiza, Nyagasani tugusanganye. Iyo twari turi mu mubiri, ariko Nyagasani turakwinginze kugira ngo ubwo twinjiye aha hantu uze ubane natwe. Kuko utaje twaba nk'abandi. Emera Mana ishobora byose, guterana kwacu tukugirireho umugisha, kandi Mwami Yesu ikiruta ibindi ubanze utubabarire ibyaha, maze uzuterane natwe umaze kudukuraho umugayo. Nuko Mwami Yesu turakuraritse ngo uze muri aya materaniro. Nyagasani Mwami Yesu, umushyitsi tuzashaka muri aya materaniro ni Satani n'ingabo ze izijyanwe kuzimu. Satani w'uburangazi, Satani w'ubutotsi n'ibindi byose n'ubugome bwe akunda gukoresha, Imana nibucyahe
maze natwe abana bawe dusigarane umudendezo. Ngaho bana natwe mwami Yesu, haba mu kuririmba haba mu magambo yawe byose tubone umwuka wawe w'umuyobozi ayobora buri wese nyagasani mu mwanya wamugeneye. Ngaho bana natwe kuva muri iri tangiriro kugeza mweruka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.